Yesu ashimwe, tuzamura ibiganza turamukanye mu izina rya Yesu. Haleluya haleluya. Aka kanya twongeye gushimira Imana kubw'imirimo n'ibitangaza igenda idukorera uko bwije n'uko bukeye. Turashima Imana kuba tugihumeka umwuka w'abazima, nk'uko twagiye tubibasezeranya ko tuzagenda tunyuzaho ijambo ry'Imana. Aka kanya turashima Imana ko tugiye gucishaho ijambo ry'Imana mu buryo butarambiranye, kandi ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana ni imibereho, ijambo ry'Imana rirafasha, ijambo ry'Imana rirubaka, ijambo ry'Imana ni byose muri byose. Amena, haleluya. Munyemerere tubanze dusome muri Zaburi y'143 ku murongo waho wa mbere. Zaburi 143 ku murongo waho wa mbere hari amagambo agira ati: Uwiteka umva gusenga kwanjye, tegera ugutwi kwinginga kwanjye, unsubize kubw'umurava wawe no gukiranuka kwawe. Haleluya. Iri jambo ry'Imana rifite teme igira ngo umutima wanjye ukugirira inyota nk'iy'igihugu kiruhijwe n'amapfa. Amena. Umutima wanjye mwami ukugirira inyota nk'iy'igihugu kiruhijwe n'amapfa. Haleluya haleluya. Dawidi asenga iri sengesho yari mu bihe nk'ibyo nawe urimo ubu ngubu. Uwiteka umva gusenga kwanjye, tegera ugutwi kwinginga kwanjye, unsubize kubw'umurava wawe no gukiranuka kwawe. Uwiteka ategera ugutwi kwinginga no gutaka kwawe. Uwiteka ategera ugutwi imibabaro n'imiborogo n'intambara z'uburyo bwose urimo ubayemo ubu ngubu. Uwiteka gutegera ugutwi, agutabare, agukize mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Uwiteka akumvire, wowe ufite umutima ushaka Imana ikwiyereke bundi bushya. Haleluya. Hari impamvu itumye ufungura ijambo ry'Imana kuri iyi cano. Amena. Umutima ufite wo gushaka Imana, Imana ikwiyereke bundi bushya. Haleluya. Dawidi yari afite impamvu nyinshi zo kuba imbere y'Imana, yari afite ibimutugaritse. Dore icyatumye Dawidi yihatira gushaka Imana. Iyo dusomye muri Zaburi y'123, Zaburi y'123 ku murongo wa 3 haranditse ngo: kuko umwanzi yagenje umutima wawe, kuko umwanzi yagenjeje umutima wanjye, yakubise ubugingo bwanjye abutsinda hasi, yantuje mu mwijima nk'abapfuye kera. Umva ibintu byatumye Dawidi yihatira gushaka Imana. Mwene data, ibikugenza ni byinshi. Indwara zagutuye hasi, ubukene bwagutuye mu mwijima, ibibazo by'urudaca byatumye uba igicibwa mu muryango ndetse n'ahandi hose. Aho unyuze hose ni kanaka, aho ugiye hose ni kanaka, ibyo ukoze byose ni kanaka. Ibyo ni ibibazo bigiye bitandukanye. Umwanzi yagiye aguta mu rwobo, ariko Imana iracyahari, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringira iracyahari. Haleluya. Ariko mu ijuru hari Imana, hari Imana itabara. Mu ijuru hari Imana itabara, ntibaze imiryango uvukamo. Mu ijuru hari Imana itabara, ntibaze aho washatse, ntibaze mu rushako rwawe, ntibaze mu bakomeye, ntibaze mu boroheje. Imana yije gutabara, ntawe uyitanga imbere. Haleluya. Ariko Dawidi nubwo yari mu bibazo bigiye bitandukanye, hari ubwo yibuka imirimo itangaje Uwiteka yakoze. Imana yakoreye Dawidi ibikomeye. Imana yumvishe gusenga kwa Dawidi. Imana yaramutabaye ari mu rwobo rw'intare. Imana yamukijije amenyo y'idubu. Imana yakijije Dawidi ubwo icumu rya Sawuli yamukijije icumu rya Sawuli. Haleluya. Yibuka imirimo ikomeye itangaje ubwo Abisiraheli bari muri Egiputa. Hari icyo Imana nawe yaguteganyirije kukugiriraho, Imana ikagutabara, ikagukiza imiruho n'imihate, gukiza ibibazo bitandukanye, ikagukiza intambara z'uburyo bwose.
haleluya, ubuhamya bwawe bumaze kuba bwinshi. Ni ukuri Imana yongere ikumvire, Imana ikugirire neza, Imana igutabare, Imana yumve gutaka kwawe kubw'imirimo, kubwo Imana wizeye. Ni ukuri Imana yongere ikugirire neza bundi bushya, haleluya. Mwene data ndakwinginze cyane kugira ngo ufatanye nanjye tubanze dukomeze turimbe kano gakorasi kavuga ati ni umugabo Yesu, ni umugabo Yesu ndamwemera, kandi ni umugabo nawe umwemere, ni umugabo twese tumwemere, haleluya. Yo ni umugabo Yesu ndamwemera, haleluya, ni umugabo Yesu ndamwemera, gira neza ni umugabo Yesu ndamwemera, ayiwe ni umugabo Yesu ndamwemera, yo ni umugabo Yesu ndamwemera, haleluya, ni umugabo twese tumwemere, haleluya, ni umugabo wese tumwemere. Imana ishimwe cyane. Niba ufite umutima ushaka Imana, niba ufite umutima ufite inyota yo gushaka Imana, Imana ikugirire neza, Imana ikumvire, Imana yongere ikwiyereke bundi bushya mu byo ukora byose, mu bucuruzi bwawe, mu kazi ka leta ufite, mu bushomeri ubayemo, Imana yongere ikwiyereke bundi bushya mu mibereho igoye, mu mibereho nawe udamaraye, nawe unezerewe, Imana yongere ikwiyereke bundi bushya. Imana ikomeze kubana natwe twese, Imana ikomeze kutugirira neza, Imana ikomeze kuducira akari urutega, iducire inkoni, itugirire ibambe, iducire inzira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Imana ikomeze kutugirira neza, twebwe n'abacu, twebwe n'imiryango yacu, twebwe n'inshuti zacu, twebwe n'abavandimwe bacu. Imana ikomeze kuduhezagira, Imana ikomeze kuturemera amashimwe mashyashya. Imana yibuke Nyagasani gutaka kwacu, Mwami utugirire neza. Umutima wanjye Nyagasani ukugirira inyota, wowe ufite umutima ufite inyota yo gushaka Imana, wowe ufite umutima ufite inyota yo kugirirwa neza n'Imana, wowe ufite ubuzima burimo gushaka Imana, Imana yongere kwiyereke bundi bushya, haleluya. Iri ryari ijambo ry'Imana ryo kugira ngo Nyagasani twongere tukwegere, twongere twumve kugira neza kwawe, twongere Nyagasani tugaragara imbere z'ubwiza bwawe, tugushimira imirimo n'ibitangaza ugenda udukorera uko bwije n'uko bukeye. Turagushimiye Data kubw'ijambo ryawe ryumvikanye mu matwi y'abakurikiye icano. Imana ibaha umugisha. Data turakwinginze cyane kugira ngo Nyagasani ukomeze kuba mu ruhande rwacu, n'ukuri tugushimiye ijambo ryawe ryiza ryumvikanye muri aka kanya. Turakwinginze cyane kugira ngo ukomeze kuba mu byacu, uko tugutekereza Nyagasani, mu mipango yacu ya buri munsi, ibyo dupanga gukora, ibyo dupanga kugeraho. Turakwinginze Nyagasani kugira ngo wongere utwiyereke bundi bushya, ukomeze kubana natwe, ukomeze kubana n'abagabo, ukomeze kubana n'abagore, ukomeze kubana n'abasore, ukomeze kubana n'abakobwa, ukomeze kubana n'abana batoya, isi yose Nyagasani turacyagutakambira tugira ngo Nyagasani ukomeze twiyereka bundi bushya, ukomeze kudufasha muri byose, kandi ineza yawe n'urukundo bitarondoreka bikomeze kubana natwe. Ibyo byose tubyambaje kubw'izina rya Yesu Kristo turakoze, amen. Bene data bakunzi ba Tinyuka TV, turabinginga cyane kugira ngo mukomeze gukora subscribe, mukomeze gukora like, ukore share, ndetse udusigire na comment, kandi iri jambo ry'Imana wumvishe urisangiza abandi. Imana ikomeze kutwumvira mu byo dukora. Imana ni ukuri yongere itwiyereke bundi bushya mu byo dutekereza gukora byose, mu mipango yacu ya buri munsi. Imana itwiyereke bundi bushya. Shalom shalom. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, muhahe muronke. Amen amen.